Imana yakwibarujeho. Nugerageje kukumenya ntabwo ashaka yuko umenya famiye kugira ngo utamutwara imitungo, ariko hari Imana izaguha imitungo yawe, hari Imana izaguha ikibanza, hari Imana izaguha umunani, hari Imana izagushakira, hari Imana izakugira umugabo nawe ukatunga abana. By'umwihariko ndasuhuza n'abakinnyi banjye dukinana muri filime Ubuhenebere Karondora, nkasuhuza abari gukina n'abandi twakinanaga tugenda twongeramo gutyo. Imana rero nibahe umugisha, turiho ku bwanyu kandi tunejejwe n'uburyo tubanyemo. Imana itibagirwa imirimo igikomeza ibazigame kandi ibahezagire. Aka kanya rero ndashaka guhumuriza abantu badafite epfo na ruguru, mbabwira ngo Imana igufitiye famiye. Imana igufitiye famiye izagushyiraho. Ikindi nuko Imana yiteguye kwibaruza kuri wowe, hanyuma igahagarara mu cyuho cy'ibyo wabuze byose. Amen. Numvise ariyo makuru ngufitiye nonaha muri aka kanya. Ndashaka kukubwira ko Imana igufitiye famiye izagushyira. Imana igufitiye barumuna bawe, Imana igufitiye bakuru bawe, Imana igufitiye basaza bawe, Imana igufitiye mama na papa, Imana igufitiye auntie na uncle, Imana igufitiye abaturanyi beza, Imana igufitiye abantu beza bo kukuba hafi, kandi Imana yiteguye guhagarara mu cyuho cy'ibyo wabuze. Imana igahagarara mu cyuho. Imana nihabwe icyubahiro. Uko isi igenda isharira ikagenda igwiza abagome n'ababi, niko abantu barushaho kwiheba no kwigunga ndetse no kwigirira nabi. Umuntu atakaza abantu n'ibintu akagira ngo atakaje ubuzima n'iterambere n'imibereho, ariko nagira ngo nkubwire ngo hari Imana yiteguye kwinjira mu buzima bwawe, hari Imana yiteguye kubana nawe, hari Imana yihagije. Mureke mbabwire, Imana irihagije. Hari igihe wenda Yesu yigeze avuga ngo ni ngewe se w'iki. Imana ni se w'imfubyi kandi ikaba umugabo w'abapfakazi. Wakumva ngo Imana ni se w'imfubyi, abantu bakabipfobya kubera ko kwizera kwabo kutabikurura. Umuntu wenda akicara ati ni gute se Imana yambera papa, akumva ntabwo Imana yaba papa. Ariko reka nkubwire, tukimara kumenya ko papa ashobora kukwihakana kandi yarakubyaye, tukimara kumenya ko ushobora kubaho ukavuka utazi papa ukubyara, ukagera imyaka 30 azi aho yateye inda ntaje kugushaka, nje kukubwira ngo umubyeyi ashobora guhinduka ariko Imana yo ntihinduka. Ba papa bashobora kuba babi ariko Imana ntabwo ikibambi. Mama ashobora kuba mubi ariko Imana ntibambi. Twagiye tubona ba mama bijishura abana babo bakabata, tujya kubona ba mama batabana muri wese. Twabonye abamama batabana mu mashyamba muri za rigori, akabata mu bipangu by'abakire, cyangwa akagenda akabyara akajugunya iwabo, yabyara undi akajugunya ameze nk'umuntu utari kubyara umuntu. Ubwo umwana w'umuntu abasha guhemuka muri ubwo buryo, Imana yo ishobora kukubera icyo wabuze. Ngewe ngufitiye amakuru yo kukubwira ngo Imana ifite guhagarara mu cyuho cy'ibyo wabuze byose, ikigwatiriza ukabaho nk'umuntu udafite ibibazo kandi bihari. Hari imfubyi Imana yagiye rero, hari abapfakazi yasigaranye, hari abadafite shinge na rugero Imana yabanye nabo. Kandi mu bintu nabonye Imana ikunda abakene, ikunda batagira abantu babitaho. Burangiye narabyitegereje sanga abantu batagira abantu babitaho Imana ibitaho. Reka nkubwire uko nibitaho. Ni gute umwana wo mu makaro avukira mu makaro bakamurinda imyanda ariko agahora kwa muganga? Bibyo byagenze gute? None se ni gute umwana w'umuzunguzayi mama ari hari ari gucuruza, umwana ari gutoragura ibibuto byavoka n'imyembe yajugunywe hasi n'ibijyo hasi, umwana akabirya buri kanya akamara umwaka atarwaye? Urumva Imana itita ku bantu bababaye? Imana yibona nta murwazi ufite ntikujyana mu bitaro, ariko yibona bazagushagara ubihoramo. Burya Imana yita ku bantu badafite shinge na rugero. Ikintu kimbabaza nuko abantu batabimenya kandi ntibabiha agaciro. Abantu bakagira kwiheba ko mu rwego rwo hejuru, bakagira kwigunga byo mu rwego rwo hejuru, ariko nje kukubwira ngo Imana igufitiye famiye. Mureke mbabwire, twagiye tubibona muri ubu buzima.
hari igihe umuntu akunda abana atabyaye kandi akabakunda kumva bagomba kwiga, bagomba kubaho, bagomba gutera imbere atarababyaye, nta n'isano bafitanye, badateze no kurebana ngo baciryera. Ugasanga umuntu ahangayikiye umwana atabyaye, umwana yagiye kwiga, umwana ari kubona amanota gute, ukabona umuntu ahangayikiye abatabyaye. Ese umuntu ubyara umwana akajugunya n'umuntu uba utarakubyaye akakwitaho, ni gute ushobora kuvuga ko Imana idashobora kuba umubyeyi? Njya nitegereza ukuntu nakuze, hareba ukuntu nabayeho ndi umukobwa, nkasanga burya Imana n'izitagira imirizo izikomera isazi. Kandi nasanze Imana yibona udafite shinge na rugero, iraza ikakubera amaboko, ikakubera imbaraga. Imana nitugirire neza. Ndashaka kuguhumuriza muri iki gitondo ngo nubwo ubona hari abantu batakwitayeho, hari Imana ikwitayeho. Kandi ntuzinubire icyatumye uza mu isi, ujye kuza mu isi ntabwo ari papa we na mama we babyizeho, ahubwo ni Imana yabyizeho. Kuko ntibari bazi ko bazahura, bajya no guhura ntibari bazi ko ari wowe uzavuka, ujya no kuvuka ntarigo bari bazi ko ari wowe uzaza, ahubwo yakumenya utaraba urusoro, icyagihe ikakumenya kera utaravuka. Burya niyo yemeye kuvuka, kandi kuba yaremeye kuvuka ni nayo mpamvu igomba no kwemera ukabaho. Ntiwihebe kandi ntiwigirire nabi. Ndeba ukuntu Imana yandeze, ikangira nk'umukobwa wiyubashye, ikangira nk'umukobwa warizwe n'ababyeyi basobanutse, kandi ari njyewe wireze, mpita mbona amaboko y'Imana ari maremare. Ubundi ukuntu tumenyereye ko abana bavutse mu bakira ari bo bakomeza bagakira, abavutse mu buzima bwiza ari bo bakomeza kubugira. Ariko ku Mana siko bimeze. Uvuka mu bapfumu ariko ukaba umupasiteri, uvuka mu bacuraguzi Imana ikakugira umuhanzi, uvuka mu banyenzara ugazakura Imana yaraguhaye ibiryo byawe, uvuka mu bantu batize ukazakura we waraminuje, uvuka mu bantu bapfa badakoze ubukwe ariko we yakugeraho ikagukorera ubukwe. Imana igihindura amateka, kandi Imana yahindura amateka abantu bagahindura amagambo. Muri aka kanya rero nagira ngo nkubwire ngo Imana iyo imaze kugukunda ihita ikwibaruzaho. Ubu hari abantu bafite imibabaro yuko batagera aho babaruye. Ukaba uri umuntu wavuravutse gutyo, utazi igisekuru cyawe, utazi umuryango wawe, ugakura utazi kwa papa, kwa sogokuru na nyogokuru, ugakura utazi mama wawe na papa wawe, ukagira umubabaro w'uko nta hantu baruye. Nje kukubwira ngo bene nkamwe ni mwebwe Imana ikunda. Niyo mpamvu mubona mwavuyemo abantu bakomeye, abantu b'abanyacyubahiro, abanyepolitike, abashoramari. Buri ugiye kubaza mu byiciro bikomeye usangamo abana bavukanye ibibazo nk'ibyo. Kubera iki? Iyo umuntu adafite se Imana imubera se, kandi iyo umuntu adafite nyina Imana imubera nyina, iyo umuntu nta maboko afite Imana imubera amaboko. Niyo mpamvu uzabona hari abantu bariganyijwe imitungo, ariko iki gihe kikagera Imana ikababuranira. Nuko Imana iba yabaye byose kuri bo. Imana nibagirire neza. Imana igufitiye famiye, Imana igufitiye umunani. Imana izagukwera, izagushakira amajyambere, Imana izakubakira inzu. Imana yakwibarujeho nubwo udafite papa na mama, nubwo udafite pfo na ruguru, Imana yakwibarujeho. Wanditse mu ndangamuntu y'Imana, ufite nationalite yo mu ijuru, uri umuntu ukomeye w'umunyacyubahiro, uri umuntu ukomeye. Kibabaza nuko utabizi, ntabwo ubizi. None se kubera iki imfubyi zirangiza abafite base bakayacikiza? Kubera iki? Kubera iki abakene barara bagasinzira bakizigura, abakire bakarara bayakanuye? Kimba numva abakire bo wasinzira, abakene bakarara bakanuye. None se abafite ababarinda ntibapfa? We ko nta nimbwa ugira se kuki utarapfa? Imana iturengere. Ndashaka guhumuriza abantu bababaye, kandi ndashaka kubwira abantu bari mu byago no mu makuba ngo Imana yakwibarujeho. Burya urabaruye, hari ahandi hantu baruriye. Nubwo mu gitabo mu mudugudu ntabwo ushobora kuvuga ngo uri mwene runaka, ntabwo uzi papa wawe, ntabwo uzi mama wawe, ariko Imana yakwibarujeho.
n'ugerageje kukumenya ntabwo ashaka yuko umenya famiye kugira ngo utamutwara imitungo, ariko hari Imana izaguha imitungo yawe, hari Imana izaguha ikibanza, hari Imana izaguha umunani, hari Imana izagushakira, hari Imana izakugira umugabo nawe ukatunga abana. Abantu benshi bafite imibabaro, bafite n'ibikomere by'imiryango bagiye baturukaho n'amateka bagiye bavamo, ariko iyo nitegereje Imana ukuntu yangize nuko yangenje, sanga izi dafite imirizo Imana izikomera isaza. Ntabwo nari nzi ko mu muyaya no mu muboyi havamo mama Charlene, ntabwo nari nzi ko muri nyirantabwo umugore mu maso hari abantu usuzuguritse mu maso yabo, ariko hari n'abandi nubakwe ntacyo ako karamaze. Umuntu nkanjye abantu bagaraguza gato, umuntu nkanjye abantu basuzuguraga, umuntu nkanjye abantu batanyweragaho n'amazi, ntabwo nari nzi ko nzaba mama Charlene ngo ngere mu rwego nk'urwo ngezemo, nubahwe n'abanyacyubahiro kandi abantu bose bantega amatwi banyumve. Burya rega ariko nawe urananyumva ugira ngo sujya kuntuka utanyumvise. Buryo wakozeho biba byarangiye bada we, iyo wakanzeho biba byarangiye, niyo ubonye titre yanjye uba wambonye. Ntabwo dukwiye kuguma mu bwihebe no mu bwigunge kugeza ubwo umuntu ahora yisabira ngo Mana kuki ntapfa, ubundi wandemeraga iki, kuri iyi si naje nje kuhamara iki, iyo mbimenya nkanipfira, icyamuburozi nkiyahura. Iyo watangiye gutekereza gutyo burya ubushigaje kwiyahura, kandi ntuzigirire nabi. Hari andi mahirwe Imana ikubikiye, hari ahantu Imana yafungiranye umugisha wawe. Ikintu uri kubura ni ugutera intambwe ukayegera, ubundi ikakwereka ukuntu yaguhishiye. Turabana Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi, papa ni utwara abatware, papa ni utwara abatware, turabana bande, turabana Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi, papa ni utwara abatware, papa ni ugira ute, papa ni utwara abatware, papa bigenza ate, papa ni utwara abatware, papa ni utwara abatware. Uri kubyumva? Papa wacu ni utwara abatware, ni papa. Imana ibyara bishoboye kurera. Ntabwo turya ari uko yacuruje, nta nubwo turya ari uko yahinze. Imana itugirire neza. Papa ni utwara abatware. Ndagusabira kuwiteka ngo ubwigunge n'agahinda bive mu mutima wawe, wishimira Imana ya Isiraheli. Nge nanyuze mu bihe byo kwangwa, abantu bakanyanga ntacyo dupfuye, abantu bakamvaho nta kintu mbatwaye, nkabona baragiyema, ariko najye kubona nkabona bagiye Imana izanye abandi. Kuko Imana yaremye abahungu benshi n'abakobwa benshi, Imana yaremye abagabo benshi n'abagore benshi. Ntago burya babandi ntago ari bo yaremye gusa, baravaho hakaza abandi. Imana iragukunda, igufitiye ahantu yakubikiye umugisha, hari ahantu yabitse ubuzima bwawe. Imana ikwitayeho, igufitiye imbabazi nyinshi, igufitiye impuhwe. Imana igutekerejaho uko bwije nuko bukeye. Imana ijya yibaza ukuntu izagutabara nubwo utayisenga. Imana ijya yibaza ukuntu ugomba kubaho nubwo yubaha. Imana igitekereza iby'imibereho yawe nubwo wowe utazi yuko ibitekereza. Imana itekereza ibyo kwiga kwawe, igatekereza iby'ubuzima bwawe, igatekereza ukuntu uzambara, igatekereza ukuntu ugomba kurama, igatekereza ukuntu uzashaka, igatekereza ukuntu uzabyara, ikayitekereza n'ukuntu izabarera. Imana rero igufitiye famiye. Niryo humure nagira ngo nguhumurize muri aka kanya, nkubwira ngo nukomere kuko Imana igufitiye famiye. Ndashaka gusengera abantu batagira shinge na rugero, ngasengera abantu batagira epfo na ruguru, mbahumuriza mbabwira ngo Imana igufitiye famiye. Uri w'icyubahiro gikomeye Mana, uri byose kuba gufite, kandi tugufite nta wundi murengezi twifuza. Haleluya. Ujye ukora mu mpande zose, kuko hose aho twagiye mu mpande zose twarahakubonye. Aka kanya ndasenze kandi shinganishije mu izina rya Yesu abana bawe. Ujye hafi na kuruge, urebe abanyamibabaro batere kwishima, urebe abafite agahinda batere kugubwa neza,
ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo umuri bikomere byo mu mitima, ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo utabara unateturure, ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga ziruhura zururuke muri aka kanya, ntegetse ubuzima no kubaho mu izina rya Yesu, ntegetse umutuzo no gutekana, ntegetse ubutabazi buturuka ku Mana, girira neza bari bakurikiranye ihumure Mana, humuriza imfubyi n'abapfakazi, uhumuriza abatagira epfo na ruguru, uhumuriza abatagira shinge na rugero, abana bawe babe mu ihumure riguturutseho, kuko uri Imana y'ibikorwa ntabwo uri Imana y'amagambo. Ndagushimye kubahumurije, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Imana nibaha umugisha rero, mbifurije kwegera Imana kandi mbabwira ngo Imana igufitiye andi mahirwe, mbabwira ngo Imana yiteguye kukurengera no kukugirira neza. Mukomeze mukoreshe ya abatarakoze ku subscribe muyikore, mukomeze kandi muduhe inama n'ibitekerezo. Imana y'amahoro ibahe umugisha.